Ndabahaye ikaze mwese mwakanze subscribe kuri Remy Media TV ndetse namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora. Uyu munsi tugiye kuganira ku makara. Ese wari ubizi ko amakara ari umuti? Icyo usabwa ni ugukurikira video kugeza irangiye. Twabateguriye impamvu zigera kuri 4 ugomba gukoresha amakara nk'umuti. Ikaze. Mu gihe abantu benshi bakomeje gushakisha ibisubizo by'indwara ziterwa n'imyanda yinjira mu mubiri, amakara ni umuti uri kugaragara nk'igisubizo cya kamere gikomeje gufasha abatari bake ku isi, harimo n'abanyarwanda batangiye kuyamenya. Dore ko amakara akorwa kugira ngo abe umuti. Ni amakara asanzwe bakura mu biti cyangwa ibishishwa by'ibiti, hanyuma agacishwa mu muriro ukabije n'imiti yabugenewe, ku buryo haboneka amakara afite utwenge duto cyane cyangwa bita microscopic pores. Utwo twenge nitwo dufata imyanda mu gifu no mu maraso. Dore indwara amakara akunze kuvura. Iya mbere, kurwanya uburozi cyangwa ibinini umuntu yanyoye birenze urugero bitari ngombwa. Abaganga bakunze kuyakoresha mu guta imyanda yihuse mu gifu. Icya kabiri, cyangwa se indwara ya kabiri, gufasha igifu. Amakara hari abayanywa bivura kuribwa mu nda cyangwa iseseme. Indwara ya gatatu, gusukura amenyo. Amakara akoreshwa mu ifu yo koza amenyo kugira ngo ase umweru n'umunuko mu kanwa ugabanuke. Iya kane, amakara ni mask y'uruhu. Amakara akoreshwa mu gusukura uruhu rwanduye cyangwa rufite amavuta menshi hakoreshejwe mask ikozwe mu makara. Icyitonderwa: kanda subscribe, ukande like kuri ino video, usharing ino video kugira ngo bifashe n'abandi, ndetse wibuke na comment